tumaranye igihe kinini tuziranye ariko afite umumaro, yagize umumaro munini muri music industry. Sha ntabwo nzi iyi video nayo iri muri video ntazasiba, iyi ngiyi izagumaho. Ariko uyu mugabo amakosa yose yakorera music industry, amakosa yose muzi yakoze cyangwa yakora, sha akwiriye ishimwe. Umugabo akwiriye ishimwe kabisa. Nabonye ari umujene uvuga ngo ntabwo amuzi, ibyo byambabaje rero rwose, kubera ko nanjye ntabwo navuga ko ntazi muyo, ndamuzi. Afite ibigwa, afite ibyo yakoze. So uyu mugabo rero ntihakagira abantu baza kunkanga. Buriya iyo muza kunkanga rero mwa bantu mwe, nibwo ibibazo bikomeye cyane. Wallahi reka mbarabura aka kantu nkabarabura. Ngewe iyo umuntu aje kunkanga ngo ku kintu ngo navuze, nzi neza ko ntigeze nkubeshyera, ndishuba ko ntigeze nkubeshyera. Ukaza ukankanga, ibi ni ibiki, mbese ko numva bavuze ko ibi ni ibiki bavuze, ese ibi ni ibiki bavuze, ese ibi ni ibiki bavuze. Uyu mugabo rero ntabwo ndimo kubona, ngiye kubabwiza ukuri, ntabwo ndimo kubona imbaraga zimuvugaho nabi. Ariko nk'umugabo nubaha, ndi bumwibwirire nti ntuzongere ngiye kunkorera amafuti. Uzajya unabona ko hari ikintu kigiye gutuma hari amafuti unkorera cyangwa se hari ibintu nkorera bitari byiza, uzajya umenyesha mbere. Kubera ko ntabwo uyu munsi wambwira ngo ngewe yago ngo nakwibagirwa ngo abantu bampemukiye cyangwa se abantu bafashe umwanya wabo nakubabarira, ariko ntabwo nakwibagirwa. Nkuko nta mafuti njya nkukorera, urabizi ko nta mafuti njya nkukorera manager. Rero rwose nawe umfashe ntuzongere kugira amafuti unkorera, yaba aciye mu bikorwa cyangwa se mu mvugo. Hanyuma nkiri aho ngaho mbonero kwiexcusa ku bijyanye n'igitaramo cya King James. King James when I was in Rwanda,